Yakobo yari afite ibyaha yakoze, murabizi ko yari yaribye umugisha. Yakobo yari afite umutima umurya, ariko umunsi umwe yarayakirana na marayika. Bigiye kugera mu gitondo, Yakobo avumbura ko marayika bakiranye ari we marayika wajya guza guha Aburahamu na Isaka umugisha. Arangije abwira marayika ngo sinkurekura utampaye iki? Umugisha. Bibiliya itwereka neza ko Dawidi muri Zaburi 132 umurongo wa 15, Imana yaravuze ngo nzaha ibyo kurya byaho umugisha mwinshi. Bari muzi ko Imana itanga umugisha ikamanuka ikawushyira no mu biryo. Hari ahantu ujya ugasanga bafite ibiryo rwose, bafite urugo rukomeye, ariko wajya kubona ukabona nyir'urugo araje, aba bantu bose wahuruje ubwo ni umwana yazanye abandi bana bigana nka 6. Arangije ahita abwira umukozi ati teka ifiriti uteke makaroni, bariya bana tubana muri internet turya umuceri na kawunga buri gihe n'ubugari. Baba barimo guteka, nyir'urugo akabaraje akumva impumuro y'ifiriti, agahamagara umukozi ko numva ifiriti hano n'inyama bimeze gute. Urabona wa mwana yazanye n'abandi banyeshuri bigana, yari yabazanye ngo abakire, yarangiza ngewe imitsi yanjye niyo gupfa ubusa. Ubu murabona umuntu azarya icyejo, ukabona umuntu ararurumbye, kandi kwa muganga bamwandikiye ko azaza arya ibijumba gusa. Imana niyo itanga umugisha. Imana ishobora guha umugisha ibijumba wariye n'utuboga tw'ibyatsi. Kwa muganga wajyayo bakakubwira bati rwose ibipimo byose birerekana kuri muzima. Kubera iki? Nshuti zanjye, umugisha w'Imana ni ikintu gikomeye. Imana yabwiye Abisirayeli ko nibayumvira bazagira umugisha ku cyo bazakora cyose. Ariko Imana irababwira ngo nimuramuka mutanyumviye nta mugisha muzagira. Gutegeka kwa 2:28 handitse yuko ngo abantu bazaza banarambagiza hakarongora abandi. Iyo udafite umugisha mu rushako uravunika ugatereta, umukobwa ukamwigisha kwambara. Ariko sister, ko mbona uri inzobe, wajya ugerageza kwambara imyenda y'umukara ukambara amajipo atakwegereye cyane. Nje mbona stili kubereye ari ukwambara inkweto ijya kuba ndende, ubundi ukagira agasatsi keza karekuye. Ubwo urimo uratoza umukobwa wazajya kurangiza neza gutereta, kuko nta mugisha ubifitemo. Hakaba hiyiziye Korode agahita avuga ati ngenda nagukunda, ibintu byo kurambagiza banteye indobe nye, nta mwanya wo gutereta mfite, ejo uzampa igisubizo. Uremera? Ntiwemera? Umukobwa agahita avuga ati ariko uyu muntu uko aje yafatiyeho. Nubona urambagije hakarongora undi, uzacunge cyane. Ibyo bintu byanditse mu Gutegeka kwa 2. Nubu hano hari abahari barimo kuvunika ariko atari bo batuzajyana mu rugo. Undi surabona umuntu ugutereta mwirirwa mugendana mu myaka 17, uretse ko nyine buba ari ubutubuzi mutuburirana. Cyo nkunda abasore ba hano atuburira inkumi, ejo nayo ikamenya ubwenge ikagira gute, ikamutubura. Ubu n'abatubuzi baba bagendana. Ubwo ngo wicaranye n'umuhungu ngo aragutereta muri telefone akakira message nye, iyo umumotari turahura ryari, iyo igipapa kimutereta, ya mafaranga nayashyize kuri momo ariko muri weekend sinzakubure. Akazamura indi, ubwo nawe uri ku ruhande, nukuri ndagukunda mba numva nanapfa pe. Message yindi kaza, none ya gahunda yo gukuramo inda igeze hehe? Kubona iwanyu bamereye nabi kandi papa we yamitana, kandi ubwo wicaranye nawe arimo arashaka kuzayikwegekaho. Mwagiye mwitonda, kwisi yahindutse. Ibintu byose muzajyamo bidafite umugisha nta kintu muzageraho. Murimo kwiruka mu rukundo, ariko urukundo rudafite umugisha w'Imana, urukundo rudasiza amavuta. Uzaza ukundana n'umuntu uryamane nawe ngo uramworohereza ngo kugira ngo atazagucika,
ahita afata umwanzuro avuga ati cya gikobwa ni ikirara, uko nsambanye nawe gutya byoroheje niko nabandi ajya agira gute, ajya bagenzi. Ubu hari abakobwa bahora bahindura ingo nka ba bantu bakura imyanda mu makaritsiye, nibo batagira urugo barenga. Ziriya kampani zikura imyanda mu makaritsiye ujya kumva barakomanza, bakakubaza bati none hano hari imyanda, yego, agafata imyanda akagenda ku rundi rugo, yaba no ku munsi w'umuganda bo bagira gute, barakora. Hari abakobwa bameze nka ziriya kampani, ava mu rugo rw'umumotari ajya mu rwo bigana, ajya mu rw'umupapa, ajya mu rugo baririmbana nawe w'indaya, bazenguruka ku buryo ku munsi w'ubukwe pasiteri aracikwa akavuga ati Imana iguha umugisha kuba wararinze ubusugi bwawe, amena. Abantu bakavuga amena, umukobwa ukabona mu ikanzu yera yubitse umutwe, nta mugisha. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Shaka uturinde kuba baheza nguni ngo agakiza kacu tugashingire mu minsi gusa, ahubwo duha agaciro icyo wakoze muri iyo minsi. Weza ubuzima bwacu, weza imibereho yacu, uturinde kugenda buhumye mu by'inzira yawe, kandi udufate ibiganza. Dore twagushakishije umutima wacu wose, uzaturinde kuyoba. Kandi umwuka wawe wera, umuntu wese wifuza kukugeraho, uzamuha inyenyeri imuyobora nk'uko inyenyeri yayoboye abashumba bagahinguka aho wavukiye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya dufite icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo mu mutwe wawe bitondetse gute ku buryo uhuye n'Imana wagira ibyo uyisaba. Mu mutwe wawe bitondetse gute ku buryo uhuye n'Imana wagira icyo ugira gute, icyo uyisaba. Ndagira ngo tujyane muri Bibiliya, abayifite, igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 4. Abasomyi ba Bibiliya tujyane. Uyu munsi amagambo tugiye kwiga naho ngaho hari. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 4. Umubyeyi umwe wahuye n'ikibazo. Bibiliya ntitwereka ikibazo yagiranye n'umugabo we, Bibiliya ntitwereka uwamuteye inda, ariko Bibiliya itwereka uyu mubyeyi atwite. Mu gutwita kwe yari afite ibibazo byinshi, yagize agahinda. Kandi mu buzima busanzwe iyo mama wawe agutwitiye mu bihe bibi, yarangiza nawe akagira ibihe bibi, bituma amezi abanza yawe mu nda nawe umererwa nabi. Ibyo bintu bikazagukurikirana ubuzima bwawe keretse ugize amahirwe Imana ikakwirokorera. Uyu mwana igihe cyo kuvuka cyarageze, mama we ashobora kuba atarabonye ibyo abandi bagore babonaga. Mu gihe cya Isiraheli cya kera, kubyara umwana w'umuhungu ariko ukamubyara na se ahari byabaga bifite agaciro. Iyo umwana yavukaga izina akaryitwa na se, iryo zina se yamwitaga izina rifitanye isano n'ahazaza h'icyo amwifuzaho. Bishoboka ko nawe waba wicaye hano, ubuzima bwawe, ipfundo rya mbere ryo kuza kwawe ku isi, ubuzima bwawe, kubana kwa papa wawe na mama wawe, kuvuka kwawe, haragiye hazamo amapfundo ateye agahinda ku buryo uba udashaka no kuyibuka. Umwana umunsi avuka, mama we aramwitegereza, ntago yari anezerewe, ntago yari yishimye. Bibiliya igaragaza yuko uyu mubyeyi yashatse izina ry'agahinda n'umubabaro, aba ari ryo yita umwana we. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 4 umurongo wa 8. Hakozi
abyara Anubu na Sobeba n'imbyaro za Ahaluheri mwene Haramu. Umurongo wa 9. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Uyu aravutse bamwise izina ry'agahinda. Yabesi kuva bamwita gutyo yakuze abona agahinda imbere ye, yakuze abona agahinda mu muryango we, akura agendana n'agahinda, kandi nawe iyo yirebaga nawe yibonaga ari agahinda. Yajyaga agerageza akareba ahazaza he, ntahabona ibintu bimwizeza ko bizagenda neza, n'ahazaza he yahabonaga agahinda. Yabesi akazaza yibaza impamvu y'ubuzima bwe bw'ahazaza akabubura, akibaza impamvu ibi bintu ari we byabayeho bitabaye ku bandi. Rimwe na rimwe yajyaga agambirira yuko agize umugisha agahura n'Imana hari ibibazo yazayibaza. Ese nawe ujya ugira ibibazo byagucanze by'agahinda n'akababaro? Impamvu ababyeyi bawe batumvikana, impamvu iwanyu hahora uburwayi, impamvu abavandimwe bawe badahuza, impamvu utajya ugira amahoro mu mutima. Hari abantu bajya bavuga ngo nge ndamutse ngize amahirwe nkahura n'Imana mfite ibintu nayibaza. Yabesi mu mutwe we ntago yatondetsemo abantu yashonje ntibamugaburire, ntago yatondetsemo abo bagiye kujya kugabana isambu bakamuha agasambu k'amafuti. Yabesi mu mutwe we ntago yabitsemo abantu bamwiratagaho ngo avuge ngo nanjye ntawe umenya aho bwirageze, nanjye ningiraho ngera nzabihimuraho. Hoya, yaricaye atunganya umutima we, arangije aravuga ati njyewe ntitaye mu buzima mbayemo, ntitaye ku bibazo by'uko navutse, ntitaye ku buryo abantu bambona, ntitaye ku izina niswe naryo ry'irinyabibazo, ndamutse ngize amahirwe nkabona Imana nkagira umugisha ngahura nayo, nayisaba ibintu 4. Arangije arabitondeka mu mutwe we. Mu by'ukuri nawe yabaga akeneye imyenda nk'uko tuyikeneye, yabaga akeneye kugenda neza no kubaho neza nk'abandi, ariko yabonye ibi bintu 4 aramutse abibonye yazagira ubuzima bwiza. Ni muri ubwo buryo ikintu cya mbere Yabesi yasabye, Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyampa ukampa umugisha rwose. Amen. Ikintu cya mbere yabonye akeneye ni ikintu cyitwa umugisha. Ibibazo ufite iwanyu, ibibazo ufite muri wowe, ibibazo ujya ubona ufite by'ahazaza, kuba utagira n'icyizere yuko ubuzima bwawe buzagenda neza, icya mbere ni kimwe, icyaguha umugisha. Bibiliya igaragaza yuko igihe Imana yaremaga Adamu na Eva, Bibiliya ivuga yuko Imana imaze kurema Adamu na Eva yabahaye umugisha. Bibiliya itubwira ko Imana imaze kurema mu minsi 6, umunsi wa 7 yawuruhutse, irangije iwuha umugisha. Bivuze ngo abantu bashaka umugisha mu gihe iminsi 6 yakubereye mibi, haba hakiri umunsi umwe ushobora kuboneramo umugisha. Amen. Bibiliya igaragaza neza yuko igihe Yakobo yakiranaga na marayika, Yakobo yari afite ibyaha yakoze, murabizi ko yari yaribye umugisha. Yakobo yari afite umutima umurya, ariko umunsi umwe yarayakirana na marayika. Bigiye kugera mu gitondo, Yakobo avumbura ko marayika bakiranye ari we marayika wajya guza guha Aburahamu na Isaka umugisha. Arangije abwira marayika ngo sinkurekura utampaye iki? Umugisha. Bibiliya itwereka neza ko Dawidi muri Zaburi 132 umurongo wa 15, Imana yaravuze ngo nzaha ibyo kurya byaho umugisha mwinshi. Bari muzi ko Imana itanga umugisha ikamanuka ikawushyira no mu biryo. Hari ahantu ujya ugasanga bafite ibiryo rwose, bafite urugo rukomeye,
ariko wajya kubona ukabona nyir'urugo araje, aba bantu bose wahuruje, ubwo ni umwana yazanye abandi bana bigana nka 6, arangije ahita abwira umukozi ati teka ifiriti uteke makaroni, bariya bana tubana muri internet turya umuceri na kawunga buri gihe n'ubugari. Baba barimo guteka, nyir'urugo akabaraje akumva impumuro y'ifiriti, agahamagara umukozi ko numva ifiriti hano n'inyama bimeze gute. Urabona wa mwana yazanye n'abandi banyeshuri bigana, yari yabazanye ngo abakire, yarangiza njyewe imitsi yanjye niyo gupfa ubusa. Ubu murabona umuntu azarya icyejo, ukabona umuntu ararurumbye, kandi kwa muganga bamwandikiye ko azaza arya ibijumba gusa. Imana niyo itanga umugisha. Ntago nzibagirwa ahantu nakuriye, hari umuryango umwe bajyaga baza bakarya iwacu, sawa rwose, mu rugo bakatwarurira, najya kuvuga ni rwose narurumba, mu rugo bakambwira bati sangira n'abandi, rwose nkasangira nabo. Umunsi umwe tujya iwabo bateka ubugari, abandi bana twari kumwe turitinzaho, bakazatubwira bati nimutahe, twiga amayeri dusa n'abagiye, batangiye kubagaburira turagaruka. Hanagiye kubona mbona bamwe baradukarabya intoki n'uburakari. Hari ukuntu umuntu agukarabya intoki ukumva yashyizemo uburakari. Intoki tugiye kuzishora mu bugari, gahita wumva ikintu cy'ikinyunguti giturutse ahantu gifasha akaboko kataragerayo. Amaboko badusaba kuyarambura, bakata ubugari batereka mu kaboko kamwe, bakata isosi mu kandi kaboko, barahindukiza nk'abahindukiza ikimodoka, mujyane ibyo mujyi wanyu. Reka njye ikintu mbabwira, ibiryo byose bibonetse mu rugo Imana itabihaye umugisha bikurikirwa n'inkuru mbi. Ariko nagiye mbona abakristo benshi ateka akabatetse agasafuriya gato, abana be bakaba barakazengurutse karimo gutogota, akaba arimo arabwira abana b'ibitekerezo byiza cyangwa arimo kubacira imigani. Undi mwana yaza akamubwira ati nawe wicara, abana be ukabona nta mutima w'ubusambo bafite, ukabona nta mururumba bafite. Kubera iki? Imana itanga umugisha ku buryo n'uturyo dukeya iduha umugisha. Imana ishobora guha umugisha ibijumba wariye n'utuboga tw'ibyatsi. Kwa muganga wajyayo bakakubwira bati rwose ibipimo byose birerekana kuri muzima. Kubera iki? Nshuti zanjye, umugisha w'Imana ni ikintu gikomeye. Imana yabwiye Abisirayeli ko nibayumvira bazagira umugisha ku cyo bazakora cyose. Ariko Imana irababwira ngo nimuramuka mutanyumviye nta mugisha muzagira. Gutegeka kwa 2:28 handitse yuko ngo abantu bazaza banarambagiza hakarongora abandi. Iyo udafite umugisha mu rushako uravunika ugatereta, umukobwa ukamwigisha kwambara. Ariko sister, ko mbona uri inzobe, wajya ugerageza kwambara imyenda y'umukara ukambara amajipo atakwegereye cyane. Nje mbona stili kubereye ari ukwambara inkweto ijya kuba ndende, ubundi ukagira agasatsi keza karekuye. Ubwo urimo uratoza umukobwa wazajya kurangiza neza gutereta, kuko nta mugisha ubifitemo. Hakaba hiyiziye Korode agahita avuga ati ngenda nagukunda, ibintu byo kurambagiza banteye indobe nye, nta mwanya wo gutereta mfite, ejo uzampa igisubizo, uremera ntiwemera. Umukobwa agahita avuga ati ariko uyu muntu uko aje yafatiyeho. Nubona urambagije hakarongora undi uzacunge cyane. Ibyo bintu byanditse mu Gutegeka kwa 2. N'ubu hano hari abahari barimo kuvunika ariko atari bo batazajyana mu rugo. Undi surabona umuntu ugutereta mwirirwa mugendana mu myaka 17, uretse ko nyine buba ari ubutubuzi mutuburirana. Cyo nkunda abasore ba hano atuburira inkumi, ejo nayo ikamenya ubwenge ikagira gute ikamutubura. Ubu n'abatubuzi baba bagendana.
ubwo ngo wicaranye n'umuhungu ngo aragutereta muri telefone akakira message nye iyo umumotari turahura ryari iyo igipapa kimutereta ya mafaranga nayashyize kuri momo ariko muri weekend sinzakubure akazamura indi ubwo nawe uri ku ruhande nukuri ndagukunda mba numva nanapfa pe message yindi kaza none ya gahunda yo gukuramo inda igeze hehe kubona iwanyu bamereye nabi kandi papa we yamitana kandi ubwo wicaranye naho arimo arashaka kuzayikwegekaho mwagiye mwitonda kwisi yahindutse ibintu byose muzajyamo bidafite umugisha nta kintu muzageraho murimo kwiruka mu rukundo ariko urukundo rudafite umugisha w'Imana urukundo rudasiza amavuta uzaza ukundana n'umuntu uryamane nawe ngo uramworohereza ngo kugira ngo atazagucika ahita afata umwanzuro avuga ati cya gikobwa ni ikirara uko nsambanye nawe gutya byoroheje niko nabandi ajya gute ajya bagenzi ubu hari abakobwa bahora bahindura ingo nk'aba bantu bakura imyanda mu makaritsiye nibo batagira urugo barenga ziriya kampani zikura imyanda mu makaritsiye ujya kumva barakomanza bakakubaza bati none hano hari imyanda yego agafata imyanda akagenda ku rundi rugo yaba no ku munsi w'umuganda bo bagira gute barakora hari abakobwa bameze nka ziriya kampani ava mu rugo rw'umumotari ajya mu rugo bigana ajya mu rw'umupapa ajya mu rugo baririmbana nawe w'indaya bazenguruka ku buryo ku munsi w'ubukwe pasiteri aracikwa akavuga ati Imana iguha umugisha kuba wararinze ubusugi bwawe amena abantu bakavuga amena umukobwa ukabona mu ikanzu yera yubitse umutwe nta mugisha umugisha wo kurama ntawe uhari mu gihe utumvira so na nyoko umugisha w'ahazaza heza ntawe uhari mu gihe ibyakuzanye utabiha agaciro Yabesi yabonye yuko aramutse afite umugisha hatitawe aho avuka uko yavutse umugisha w'Imana n'umujyi imbere uzamugeza kuri byinshi nagira ngo mbabwire rero igihe Yesu yavukaga Imana yamuhinduye umugisha ibintu byose Imana yagombaga guha inyoko muntu yabishyize muri Yesu Kristo Yesu uyu munsi arimo aravuga ngo mwigeze mugira icyo musaba mu izina ryanjye murakibura ntacyo kuva uyu munsi rero koresha imbaraga zose ufata umugisha uwirukanishe umuvumo Yabesi yasabye ikintu cya kabiri gikomeye Bibiliya iratangaje yabwiye Imana ati Imana ukama umugisha rwose ukagura imbago yanjye imbago zari iki imbago zari imbibi iyo bajyaga guha umunani umuntu bashingaga igiti hirya no hino cyangwa bakamwereka ibiti runaka cyangwa bakamwereka umugezi bakamubwira ngo wowe umunani wawe ubutaka bwawe buraturuka aha bukagarukira hariya ku mugezi hari igihe baguhaga ahantu hatera ukabona hakurya y'umugezi niwe wagize gute hera uko mwicaye hano ndabizi neza ko imbago z'iwanyu zingana n'amakofi y'ababyeyi banyu muri mwe hari ababiwabo bagikodesha umaze kugira imyaka 20 ufite barumuna bawe batatu kwishura ishuri gardienne nizo zisigaye zihenda kurusha segonderi papa wawe akorera 400 mama wawe ararwaye aba mu rugo ibyo 400 uretse ibitangaza Imana ikora birishyura ishuri hano nibirangiza biguhe amafaranga yo gutega nurangiza barihira umwana bari muri gardienne noneho wowe baranagufashe baravuga bati dukurikije ubuzima ko bwanze reka uyu nguyu mukuru tumushyire mu ishuri rizima tumuzane muri apade yige noneho uko biri kose narangiza azadufasha gufasha barumuna be njya mbona uriya mwana w'umukobwa wanjye ari serious
uko biri kose azansazisha neza. None uri muririrwa hano abasore bakabakaba amajipo yawe, uririrwa hano bagusaka bagufatana ibikapu uhetsemo ibirayi n'ibitunguru. Kangira ikintu mbabwira, ubu bubwa Imana izabutubaza. Imbago z'iwanyu zingana n'ikofi y'iwanyu. Wowe rero ukeneye gusaba Imana ngo ikwagurire imbago. Kwagura imbago ni iki? Ni ukukwagura mu mitekerereze, ni ukukwagura mu migambi, ni ukukwagura mu mikorere, ni ukukwagura mu kurama ukazarama ukaruta bene wanyu. Ariko ni abantu bangahe basaba Imana kubagurira imbago? Ugomba no kurenga imbago abantu bakwanga bakugeneye. Hari igihe umuntu yicara akaba arakwanga, yarangiza ati uriya mwene kanaka iwabo n'ubundi ntawe ujya arangiza segonderi, dore nawe ntureba ko bavuga ngo aratsinda, ndakurahiye ndarahiye uzarebe ko azarangiza senior 6. Koko wajya kubona ukabona ugeze muri senior 6 neza mu gihembwe cya kabiri bagufatiye mu basore bari barimo kunywa urumogi bakujyanye kwa Kabuga imyaka 2. Mbivuga hariya ndabizi neza ntawe ujya arenga hariya. Abakobwa bo kuri uriya mu mama, rega uriya mu mama byaramucanze. Nta mukobwa we ushobora kurenga imyaka 20 atabyariye mu rugo. Naka ngakubona gacecetse buretse urebe, wazajya kubona ukabona imyaka 19 irageze, abantu bakavuga bati warabeje, ati muhame hamwe murebe 20, ukabona arimo arambara akantu k'agapira yifubitse yatangiye gutukura udutama, arimo arasiba yiga umunsi umwe mu cyumweru. Abantu bagatangira bati se uyu mwana byagenze gute? Bakamwegera bakamubaza, arangiza ati mama nabuze uko mbikubwira, hari umuhungu nagiye gusura arankingirana. Agukingiranye bigenda gute mama? Nawe urabyumva nyine, nawe umbereye nk'abandi. Umuturanye agahita avuga ati mbivuga. Hari imbago abakwanga bagushyiriyeho. Kuba uri mwiza, umuntu akicara akavuga ati uriya mukobwa sura siroho, ni ukumubona n'ubwiza bw'inyuma ariko agendana n'abasore b'imbobo. Cyakora ukabona umwana w'umukobwa mwiza ufite ubwenge, uvuka mu muryango umuha icyizere, wajya kubona ukabona ahagararanye n'umuntu w'umutipe basaka ibimogi, arimo aramureba mu maso yakanuye nk'inkoko irimo kureba nyina. Oya. Gerageza wagura imbago, saba Imana ikwimurira imbago. Icyo abantu barimo kubona utashobora, bwira Yesu uti Yesu ufite ububasha bwo kwimura imbago, hindura amateka yanjye nanjye mpindura amateka y'iwacu. Ubu dufite abantu basigaye babwira abantu ngo ibintu ni karande, ngo karande ngo ziwanyu ngo zaragukurikiranye. Reka da, ahubwo iwanyu mubana n'ubumuga bwo kutagira amahitamo. Amahitamo arabagora, guturuka ku babyeyi bawe kugeza kuri barumuna bawe. Ukwiye gusaba Yesu akakwigisha kugira amahitamo. Uyu muntu gusaba kwagurirwa imbago cyari ikintu gikomeye. Agura imbago. Hano hari abantu besheje imihigo yo kuba batajya baza mu 10 ba mbere, babigize imihigo ku buryo ajya yicara akavuga ati nge ntago umwanya wa 44 mu banyeshuri 45 nawe utererana. Oya rwose, kaba ni imihigo. Wagerageje ukimura imbago, gerageza wimura imbago. Ubushize bafasha abanyeshuri bakopeye, ariko noneho niba ari abadayimoni bari bateye, bajya kubona ukabona n'umudiyakoni bamusosoyemo inkota. Ariko kuno umudiyakoni bamusosoramo inkota. Ariko se mwagerageje mukimura imbago y'imyigire? Gerageza wimura imbago. Ikintu cya gatatu yasabye,
yasabye Imana arayibwira ngo kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye. Amen. Ukuboko kw'Imana nimujya mu Itangiriro igice cya 39, Bibiliya itubwira ko Yosefu bene wabo bamaze kumugurisha, yaragiye agurishwa kwa Potifari. Ahageze, murebe Bibiliya zanyu neza, iminota y'uyu munsi irimo iraguruka. Itangiriro 39, Itangiriro igice cya 39, Yosefu bamujyana muri Egiputa. Umurongo wa mbere niwo ndiho. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu. Yosefu agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kucyo akoze cyose. Iyo Imana ifashe akaboko kayo ikakarambika mu kaboko kawe, Bibiliya mu Migani igice cya mbere, muri Zaburi igice cya mbere aravuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Iki kiganza cyawe uko gisa ni nako n'icya Yesu gisa. Hari uwemeye kubambwa ku musaraba kugira ngo ikiganza cye giheshe umugisha icyawe. Ibi biganza byacu byakoze amahano, byaribye, byatunze urutoki, byakoresheje amarenga, twinjiza abantu mu busambanyi. Ibi biganza byacu twagiye tubikoresha amafuti menshi. Iyi Imana ihinduye umutima ihindura n'ibiganza. Kubera yuko Yesu afite inkovu mu biganza, kikaba ni ikimenyetso, ibiganza byacu nibidasigwa amaraso ya Yesu tuzakora amahano kandi dufite amadini tubarizwamo. Niyo mpamvu saba ukuboko kw'Imana kugiye kuba hejuru yawe. Yosefu yagiye gufungwa muri gereza, ukuboko kw'Imana kwari kwamutanzemo. Noneho havuka krize muri gereza. Umuyobozi wa gereza aravuga ati ariko ubu ntago twashaka umuntu uzaza uyobora aba banyururu, ko tubona abanyururu barimo kuzana ibintu by'induru cyane muri gereza, ubundi bayoboresha abanyamahane. Ukuboko kw'Imana kwaragiye kubwira umuyobozi wa gereza ngo reba umuntu utuje uzagira icyo amarira abantu. Abacamo asanga bose n'abarakare. Ageze kuri Yosefu amubonamo ikinyabupfura no gutuza no kwihangana, ahita amubwira ati kuva uyu munsi ubaye umuyobozi. Harya mbabazi, ubwo muri gereza niba ubaye umuyobozi uzaburara? Hoya da. Abakire niba basura uzaryaho ntuzaryaho? Imana yacu no mu bibazo igutereka ahantu utazaba indushyi mbi, kubera ukuboko kw'Imana. Ukuboko kw'Imana kwaragiye mu gihe afunze arimo kwijujuta. Ukuboko kw'Imana kuragenda kuryamisha umwami ararota, ibintu biramucanga. Ahamagara abapfumu baraza bamuhagarara imbere, arababwira ati munyibutse ibyo narose. Abapfumu bati nta kintu dukuramo. Ukuboko kw'Imana kurangije kuramubwira ngo nibahamagara undi. Bahamagaye Yosefu. Yosefu ahahagaze, ukuboko kw'Imana kumukingurira urugi, abona hazaza ha Egiputa hose. Amaze kuhabona, ukuboko kw'Imana kumuha umwanzuro wakoreshwa. Ategeka Farawo ibintu bikenewe kugira ngo Egiputa ive muri krize. Ukuboko kw'Imana guhita kugaruka kuri Farawo, kuramubwira ngo buriya umuntu yaguhaye igitekerezo biba bigaragaza ko ari we wagishyira mu bikorwa. Abantu bose bari baraho bari biteguye kwicara mu ntebe imwe yitwa minisitiri w'intebe. Bagiye kubona Farawo aravuze ngo nkurikije uko nkubona nta wundi muntu uri mu mwuka w'Imana nkawe, genda wicara uzamanaginga ibyo weretswe. Nguko uko Yosefu yabaye minisitiri w'intebe, yabaye umuyobozi, abaho neza. Ntabwo yagiye ngo arye anywe yambare arongora abagore avuga ati singe wahera.
ukuboko kw'Imana kwaragarutse kuramubwira ngo uri hafi yo gupfa, kandi dore numara gupfa amagufa yawe nasigara muri Egiputa. Abantu bazaza baza gusura amapiramide y'abantu bakomeye muri Egiputa, bazaza basura amagufa yawe iteka ryose. Ese Yosefu ujya wibuka yuko iwanyu ari Kanani? Yosefu arangije ahamagara bene wabo, arababwira ati murabizi ndakomeye muri iki gihugu, ariko hari serivisi mbasabye. Nimara gupfa ndabizi neza ko Uwiteka ari hafi kubatabara. Ntabwo Imana izakomeza kutubona duponderwa muri ano matafari. Operasiyo y'Imana iri hafi. Nimuramuka mutashe rero, amagufa yanjye muzayashyire mu isanduku, mujye mugendana nayo. Amagufa yanjye nimuyaha agaciro, kuko nanjye nizeye uwanyeretse yuko izabisohoza. Byanga byakunda muzagira amahirwe. Mwibuke yuko mwariye ku ikofi yanjye ku mbaraga zanjye, nanjye ntimuzantererane. Abisiraheli ingendo imyaka yose bagendaga bari bafite mu isanduku amagufa yande ya Yosefu. Ukutuma umuntu atagira gute adatandukira. Wicarana n'abanywi b'inzoga, ikuboko kw'Imana kukagutunga urutoki. Haguruka muri abo bantu, kuko siho wagombaga kuba wicaye. Uragenda ukajya kugira icyaha ukora, ukuboko kw'Imana kugamurika mu mutima kukakubwira ngo iki kintu wibuke ko wamenye Imana, iki kintu si cyo. Hahirwa abantu bafite ukuboko kw'Imana kubaherekeza. Ukuboko kw'Imana kuzagufasha mu guhitamo, kuzagufasha mu kazi. Ukuboko kw'Imana hari aho uzagera ubona umuntu aricaye akubonye uri umukobwa mwiza, kubwira ati hano akazi karahari, injira ujye kubaza abakabonye uko akazi hano kaboneka. Ugereye uhita ukubitana n'umukobwa urimo kurira, akubaza tuje hano muri aka kazi kugashaka. Yego shambona mufite kampani nziza n'amamodoka meza. Ugiye kubona ubona umukobwa murimo kuganira ararize, narangiza kubwira atakasakazi n'igihe nomu. Kwinjira aha byansabye ikiguzi cy'ubuzima bwanjye, n'ubu umutima wanjye uhora undya. Kiriya kigabo ubona gitanga akazi, nta bindi nkubwiye, nawe wihitiremo. Nujya kubona ubone uwo muntu arakubwiye ati ibyo bakubwiye niko bimeze, ni ukuryamana nkaguha akazi. Wicara uvuga uti ntago bikunda. Icyumweru kimwe gihite, cyumweru cya kabiri, cyumweru cya gatatu ujye kumva wumve telefone iraguhamagaye. Turabona warigeze gutsinda hano ikizami, ugerageza no gukora pratique, ariko turimo turabona mu kazi harinjiye abandi we ntiwinjira. None twaje kuvumbura ko mu gutanga akazi hari habayemo amanyanga na ruswa y'igitsina. None rero wowe ngwino winjire mu kazi kawe, niwe wari watsinze. Wagera usange cya kigabo bagize gute bakirukanye. Kubera iki? Biri muri business y'Imana gutunganya inzira z'abana bayo. Ariko igihe cyose ukuboko kw'Imana kutari kumwe nawe, bizaba ibibazo. Uyu Yabesi yasabye Imana ikindi kintu gikomeye Imana izamufashamo. Cya kane ni ikihe? Ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ibi bintu kuki yabisabye? Kuti yasabye uburinzi bw'Imana. Dufite abadayimoni bahora baduhiga. Abadayimoni babonye amahirwe bakwicira mu kabari. Mu kabari ushobora kujya impaka z'umupira, umuntu mwari inshuti magara akagukubita ivide, ukabura apfuye, kandi yajya kuri polisi akavuga ati ntago mwanga yangishije impaka. Urumva maniyu dutsinzwe inshuro 20. None yararimo kumbwira ngo umukinnyi twaguze ni fake, kandi ngiye umukinnyi naguze yamuguze ntiyamuguze. Umukinnyi naguze ngiye nari mwizeye. Ubwo rero ntago nzi ibintu bimfashe mu kubita ivide, ngira gute ndamwica. Harya ubwo uguye muri izo mpaka wazajya mu ijuru? Ndakurahiye. Abadayimoni baba bashaka ko bagufatira mu cyuho bakakwica. Abadayimoni baba bashaka ko bakwica no mu gihe utegura ikintu cyiza.
abadayimoni babasha kuguhitana mu gihe muri wowe Imana izacamo ikagira ikimarira famiye yawe. Kandi Satani afite tekinike ebyiri zo kwica abantu. Hari ukukwica ugapfa bagashyingura iwanyu bakakubura, hari no kureka iwanyu bagakomeza kukubona nka poshete, Satani akakwica uhagaze. Nguko uko tugenda. Yasabye Imana uburinzi. Yakobo igihe yaragiye aho yaragiye gupagasa, ubuzima bwaranze, yabwiye Imana ati Imana nuramuka undinze ukandindira ubuzima ukazangarura iwacu amahoro, uzaba Imana yanjye. Aha hantu ndi nzahahindura urusengero. Kuki utarindisha Imana ubuzima bwawe? Wa mukobwa we, gerageza urindisha Imana ubuzima bwawe, kuko wowe ubwawe ntushobora kuzaburinda. Wa muhungu we, rindisha Imana ubuzima bwawe n'amateka yawe. Iyi Imana atari yirinze umuntu, abarinzi bandi babera amaso ubusa. Usanga ari igihe ufite papa wawe ukanira igipangu, umuntu yagikomanga ukabona papa wawe aje yarakaye n'inkoni inyuma. Bite wowe urashaka iki? Hano niho hari wa mukobwa witwa kanaka. Yego niho, uramushakira iki? Nzaba manyura ngewe umukobwa wanjye ngewe nta mikino. Naho urimo urakanira umukobwa ku gipangu, abakozi bo mu rugo bagize gute? Baramurangije kera. Umwana w'umukobwa akakubwira ngo agiye kwa anko, bwacya agahita akubwira ati kwa anko navuyeyo ubu nicaye kwa tonto. Ukamubwira utariko uveyo kare, saa 3 za nijoro ukamuhamagara, agahita akubwira ati rero ubu ndi kwa tantine habaye ibyago. Ni ukuvuga ngo hari umwana waho imodoka yagonze, ubu nyine turimo turahamagara abantu kuri telefone ngo batabare. Ariko wajya kumva inyuma ye background muri radiyo muri inyuma handitse ngo papa wanjye yaguze igare, ni imiziki irimo aho ngaho inyuma. Urumva uburara bwongoza fo. Ariko koko ahantu bapfushije barimo guhamagara telefone ngo abantu batabare, background bari izo ndirimbo. Mu gitondo wajya kubona ukabona umukobwa ajarandaga, yakonje umubiri, yakonje mu mateka, kandi yakonje no mu mico mbonera. Kuva uwo munsi ubuzima bwe bwangiritse, azarwana no kuburamira iminsi yose isigaye. Icyo nagira mbabwire ngiki, uretse Imana yonyine yaturinda, turi abanyantege nke. Yabwiye Imana ati nuramuka undinze ukandinda ibyago ntibimbabaze. Amaze kuvuga ibyo bintu ngo Imana yitegereza mu migambi ye, ireba ibyo arimo guteganya, ireba ukuntu yakuze n'uburyo ashaka guhindurirwa amateka. Bibiliya iravuga ngo nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Mu mutwe wawe hatondetsemo ibiki ku buryo uhuye n'Imana wayisaba? Ntabwo ukeneye gusaba buruse, ukeneye gusaba guha agaciro igihe, kuko igihe ni nacyo kibamo amasomo. Ntabwo ukeneye gusaba Imana imyenda myiza, ukeneye gusaba Imana kunyurwa, kuko imyenda myiza yo nuyishaka uzayigurirwa n'abagushakamo izindi nyungu. Ntabwo ukeneye gusaba Imana kugira abantu mugendana, ukeneye gusaba Imana kuguha ubwenge bwo gutoranya inshuti, kubera ko inshuti ufite uyu munsi hari n'izizatuma ubuzima bwawe bugira igihombo cy'iteka ryose. Muri uyu munsi ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye nshaka kubabwira nsoza. Ni amagambo nasomye mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore, kugira ngo abasore babashe kubaka imico yabo ku rufatiro ruhoraho, bakwiriye kwigisha ubushishozi no gusenga. Impamvu abasore benshi bakora amakosa akomeye cyane nuko batumvira inyigisho z'ababarusha ubunararibonye. Abarimu banyu twebwe,
ariko mujya mwibuka ko natwe twize. Uzi ko hari igihe mutubona mukagira ngo natwe ntabwo twize, mukagira ngo natwe twarize. Imyaka murimo twayiciyemo, umubiri mwambaye twarawambaye, ibigeragezo mucamo natwe mu gihe cyacu byari bihari birimo amanyanga nk'uko n'iby'uyu munsi birimo amanyanga. Mwakagombye kugira amahirwe mukadutega amatwi kugira ngo aho twakomerekeye tuhababwire, mwe mutazagira gute, mutazakomere. Kubw'ibyo rero mufite weakness yo kuba nta background y'abagiye mbere yanyu mufite. Ntushobora gutega amatwi mama wawe, gutega amatwi umwarimu biragoye, gutega amatwi umuntu mwahuriye mu ikosa biragoye, kandi yakurindaga kugira ngo uzagwe muri ibyo bibazo. Muri iki gitabo bakomeje bandika ngo abasore ntibita ku nama z'ababyeyi n'abigisha, bityo bakumvira ibishuko by'umwanzi. Imana ikunda abasore, ibabonamo ko bafite ubushobozi bukomeye bwo kuba bakora icyiza igihe basobanukirwa ko bakeneye Kristo. Imana izi ko bazahangana n'imbaraga z'umwijima zirwanira kwigarurira ubwenge bw'umuntu, kandi Imana yaciye inzira abasore n'inkumi bacamo bagahinduka basangiye kamere n'Imana. Amen. Imana yaciye inzira abasore bashobora gucamo bagasangira nayo kamere y'ubumana. Iyo nzira ni Yesu Kristo. Muri uyu munsi ndasoza nsaba Imana ngo mu mutwe wanyu yinjiremo ibintu by'imyanda. Imana ibakorera umuganda mu mutwe, ibintu by'imyanda, ibintu by'imyanda mwagiye mufunga ahantu mu nguni z'ubwonko n'umutima. Imana ibikuremo, ikora isuku, nirangiza Imana yinjire mu buzima bwanyu, ibereke itandukaniro ry'ibintu bifite agaciro n'ibitagafite. Nimurangiza mutangire gutondeka ibintu mukurikije weight, top and bottom. Tangira umenye yuko ubugingo buruta iki, umubiri uruta ibyo kurya, n'ubugingo buruta imyambaro. Tondeka yuko kubana n'abantu bose amahoro biruta kugira inshuti imwe yangiritse. Tondeka ibintu byawe neza, ibyifuzo ufite imbere y'Imana. Fata ibyifuzo byo guhinduka, fata ibyifuzo byo guhindurirwa amateka, aba ari byo bijya kuri top. Ibindi byose Yesu yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibisigaye muzagira gute, muzabyongererwa. Muri uyu munsi ndasaba Imana ngo abicayemo hano bameze nka Yabesi, ubuzima bwabo bwari agahinda, imitima yabo ibibutsa agahinda, bareba n'ahazaza bakabona n'agahinda. Uyu munsi kuhuye n'Imana mukaba muhuriye mu ijambo ryayo, ugiye kuyisaba ibiki bine by'ingenzi. Imana igutoze kugira icyo uyisaba, kandi ubuzima bwawe bwegurira Imana. Kuva uyu munsi n'iteka ryose Imana izakurindira amagara, izakurindira agakiza, izakurindira ubugingo. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Nsaba niba muri mwe hari umuntu wifuza kwiyegurira Imana, ndabizi neza nubwo bikomeye, nubwo bitoroshye, ndakomeza nta kabuza. Ese muri mwe haba hari umuntu ushaka kwiyegurira Imana? Haba hari umuntu ushaka ko Imana ihindura ubuzima bwe? Haba hari umuntu uvuga uti Imana, uyu munsi nagize amahirwe yo kumva ibyawe bifite imbaraga, ndakwinginze nkoze urutonde rw'ibintu bingoye ibi n'ibi, ngwino ubime. Tera intambwe uze, Yesu aragushaka Karuvari kugira ngo aguhindurire amateka. Imana ibahe umugisha. Uhagurutse ni umuntu ufite urutonde rw'ibyo aje gusaba Imana ngo imuhindurire amateka. Amen. Amen. Mutere intambwe, mubanguke, mubanguke. Umwubatsi w'ubuzima nyawe ni Yesu, kugira ngo Imana iminsi yawe yuzuze ibyiringiro. Ngwino wegera Imana igutoza imyiteguro, iguhe imyiteguro ishitse. Amen. Ntago turi butinde,
wowe ubwawe uyu munsi Imana yakuganirije amahitamo n'abiri. Urahitamo gusohoka muri urusengero ukomereza uko wari umeze, cyangwa urahitamo kuza imbere y'Imana uyibwire ngo Mana, iki gitondo mpindurira ubuzima, iki gitondo mpindurira amateka, mpindurira hazaza, ikiganza cyawe kigendane nanjye, Mana nyimurira imbago. Amen. ariko nshuti ibigusobwa birekere Imana. Amen. neza ibyo ushoboye, Kora neza ibyo ushoboye, ibindi ubiharire Imana. tegereze Saba Imana kubaho neza. ibeho neza Imana ibaho umugisha. iri ku isi. Haranira kuzagira iherezo rizira kuzima. Ngwino Imana yuzuza ibyiringiro mu minsi yawe yo kubaho. Amen. Mfasha Mwami ndusheho mu buzima bwiza, nguhisemo nk'amahitamo ya nyuma y'ubuzima bwanjye. Tera intambwe wirya mu by'amasoni n'ubwoba. N'ubundi Satani turamukorera bikarangira dukojeje isoni. Kwiyegurira Imana ntibizagukoza isoni. Amen. Burya tuba ku isi nk'abayinyuramo, ariko gakondo yacu ntabwo iri hano, ni mu ijuru. Amen. Ubuzima bw'aha ku isi burashira. Gerageza ubane n'abantu bose amahoro, ubane n'Imana amahoro. Ijuru tuzabamo turitegure tukiriho. Wowe urimo kubwira Imana uti Mana mfasha, Mana nyifashirize, mfasha nzagira iherezo ryiza. Tera intambwe ze wegurira Imana ubuzima bwawe. Amen. Turasoje tugiye gusenga. Mfasha Mwami mbeho neza mu gihe nkiri ku isi. Hari ibyo mparanira ariko umpe kugira ngo nzagire n'iherezo rizira kuzima. Iminsi yanjye yuzuza ibyiringiro, ne gucibwa intege n'uko ibintu mbibona. Imana ibaha umugisha barimo guhaguruka. Amen. Reka mbasabe muhagurukiraho muri muhagurukiraho muri dusenge. Imana iguhe umugisha mushiki wanjye, Imana iguhe umugisha. Hari n'undi utambutse. Aya ni amahirwe adasanzwe. Ibi ni ibintu utazapfa kubona ku bigo byose uzigaho ugiye muri kaminuza. Aya ni amateka yawe, imyanzuro wafatiye muri izo ntebe mwicayemo, filime warebaga imbere yawe, ibyifuzo werekaga Imana. Ayo ni amateka yawe, uyu munsi ntuzawibagirwe. Dusenge. Mushiki wacu arimo aratambuka. Yego tambuka. Mureke dusenge. Uhoraho Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mu mitwe yacu ibintu bitendetsemo, ibintu bipakiyemo ni ubwiyemezi, ni ukurwanira kugaragarira abantu neza, ni ukugerageza gukira mu buryo bwihuse, ni ukugerageza kumenyekana abantu bakadukomera amashyi.
ni uguhindura uko dusa ngo abantu babone ko dusa neza, ni ukwivuga ubutwari no gushaka abantu bagomba kudukomera amashyi. Ubuzima tubayemo mu mutwe wacu hapakiyemo ibyo twakoze bibi tuba tugerageza guhisha no gushaka gushyira ku ruhande ibyiza twateganyaga byatunaniye. Ubuzima bwacu mu mutwe yacu hapakiyemo ibintu bibi. Amateka ya kera aradukurura, kandi iterambere ry'ahazaza ry'ikibi naryo riradukurura. Uduha imbaraga zo gushikama kuri wowe Mwami Uwiteka. Turakwiyeretse ngo uduhindurire amateka. Ibintu bine by'ingenzi dukeneye, ibintu bine by'ingenzi aba bana bawe b'abajene bakeneye Mwami Uwiteka. Bakeneye umugisha wawe, bakeneye imbabazi zawe, bakeneye kubagurira imbago Mwami Uwiteka. Aba bana bawe bakeneye kurindwa, aba bana bawe bakeneye gufashwa. Ngwino ubane nabo ubahindurire amateka. Dore barahagurutse nicyo bari bashoboye, baje imbere nta muntu basanze, ni wowe basanze. Imitima yabo yambaye ubusa kubera yuko bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bwawe. Ubarinde kugira ngo bambike ikanzu yawe yera. Baha amasezerano mashyashya, mugirane isezerano rishyashya yuko uzabayobora ukabagezayo amahoro. Ku isabato dufite umubatizo, urimo urabyara abana bawe mu buryo bwa mwuka. Igisigaye ni ukubyarwa n'amazi. Nkweretse abana bawe barimo hano bafite gahunda yo kubatizwa. Nkweretse abari hano bumvise yuko umubatizo wababera itangiriro ry'ubuzima bundi bushyashya, ngo bungabunge amahitamo yabo. Abagifite ubwoba, abagifite isoni nabo ubatinyure, kuko uzaseka neza n'uzaseka nyuma. Twifuza kuzaseka ubwo uzabuje tubarirwa mu ruhande rw'abakiranutsi. Imiryango yabo yiha umugisha, ababyeyi babo baha umugisha. Uhira ibiganza by'ababyeyi babo, kandi ibi biganza byabo, utu tuganza twabo dutoya tutaragira ubutunzi bufatika dupfumbata, utu tuganza tutaragira amahitamo aremereye, utu tuganza ukozemo ikiganza cyawe kugira ngo ukuboko kwawe kuzabane nabo. Tubasabiye umugisha, dusabiye umugisha abanyeshuri bagiye gusoza amashuri bari muri level za nyuma. Dusabiye umugisha bari muri senior 3. Abo ngabo bamaze imyaka 3 hano. Bishoboka ko bamwe baba bararangaye, ariko Mwami Uwiteka iminsi yashize ntago bayigarura, ariko bafite amahirwe y'iminsi isigaye. Ngwino ubigisha ubwenge bwo gukoresha kugira ngo iminsi isigaye izababyarire umusaruro, kandi iminsi yo kujirwa kwabo uyirengagize. Tubasabiye umugisha, tubasabiye guhirwa, tubasabiye gutsinda, ariko by'umwihariko tubasabiye gutsindishirizwa nawe. Tubisabye twizeye kubiduhera ubuntu, binyuze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Amen. Agira Aburahamu sogokuruza w'amahanga yose, ibyo yabikoze kuko kuzera bari bafite. Nawe niwizera izaguhindurira amateka.
guma wihanganye izabikora. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.